twabuze amahoro turashima izina ryawe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ku izina ry'Imana Data tutari twicara buri wese aho abantu batatu bicaranye mu byo tubakoze twese maze mukundire mbere zikaze buri wese utari ubusozo ababa Rusizi ndetse na Nyamasheke n'ibindi bikaze turagoga mu Kinyaga karongaho mwese muhawe ikaze maze nimvuga mu Bugoyi aho Rubavu ndetse na Rutsiro muhawe ikaze nimvuga mu Bushiro aho ngaho mwese muhawe ikaze muri Rwamere rw'abaguyane i Musanze ngo birayi mwese muhawe ikaze maze nimvuga mu Bugara mu Burera mwese mwumve ikaze maze nimvuga mu Bukonya abagatenge mwese mwumve ikaze maze nimvuga mu Ndorwa aho ngaho Gicumbi ndetse na Nyagatare w'Inka mwese muhawe ikaze mu Buganza ndabasuhuje aho ugesendoga Gisari na Kibanda kwa Nyagakecuru muri Huye mwese muhawe ikaze kwa Nyakigwembe hakurya ngaho muhawe mwese muhawe ikaze n'iwacu kuri Kamonyi mwese muhawe ikaze mukomeze mugubwe neza data mwiza rero ubwo twari hano mu gitaramo nibwo nabonye imfura intumwa izimbwira kwa Mutageni akaba ari imfura nziza zigendutse niko kubabwira bati mukore ibihendezo mu muryango kandi hagenda uhagarara mu ruhamo maze mubahereze ikaze binjire nuko baserutse nk'abasirimu badusanga basize uruhaga rw'ubuhehemure nabonye nk'abasore beza batari insoresore nabonye abeza ubwanga bwo mu myaka yanjye nabonye nk'ababyeyi beza basokoje uruhanika nabonyemo n'abanyagicuku batari bacika imikuru ni ukuri kose muri imfura bakaza neza turabasanga ntabwo mwisanze muradusanze iyo ngiyo kivumu cya mushi abo rwose murakomeye nyerenga n'amahoro mugoroba z'amateka n'arahinduka baracyaturanye no mu Cyanika amateka arahinduka baracyaturanye no mu Cyanika bya soko ricuruza rigacuruza na babandi wahise Cyanika twagisize ku ruhande hakurya isoko ricuruza rigacuruza n'abantu ngo byarahindutse barakije mwamera amashyi n'ubyemera bambwira nkomeza ese umuntu wambaye kuzimana indwara yabashaka ikiganza ariko nyir'umwizima nawe wari mutazimana akaba yacu ntibazaba bakimena inzoga umwakire Soma, ugiye kwenda mu byo byavuye nanjye sa questa